W'ikiganiro ntayorwa, ikiganiro kigaruka ku ngingo zitandukanye zirimo iz'ubuzima n'uburyo ki umuntu yakwiteza imbere anyuze kuri YouTube. Turabasuhuje, tubaha ikaze kandi tubashimiye uburyo ki mukomeza kudukurikira muri benshi. Ntabwo twari tubaherutse kubagezaho ikiganiro, ariko twongeye twagarutse, tukaba tugiye mu gikoni, tubatumiye mu gikoni aho tugiye kubategurira ifunguro rya mu gitondo ari ryo bita crepe. Ari imeze nka capati, bakaba bayikoresha mu gitondo, ariko ushobora no kuyirya n'andi masaha y'umunsi, haba saa sita cyangwa nimugoroba mu masaha ya gute. Abana rero bakaba bayikunda cyane, uretse n'abana n'abantu bakuru irabashimisha, kandi ntabwo usaba ibikoresho byinshi, ntabwo igoye kuyikoresha, ntabwo ifata umwanya munini mu kuyitegura. Nkaba rero ngiye kuyikugezaho uba nanjye kugeza ikiganiro kirangiye, kugira ngo wirebere rino funguro, noneho ujye unaritegura iwawe cyangwa uritegurire abana, kuko bararikunda cyane. Ugikurikire rero kugera kirangiye. Turaza gukenera amagi, turakenera amata, turakenera isukari, turakenera umunyu, akunyu gakeya cyane, turaza gukenera utuvuta natwo dukeya, dukenere n'ifarini. Ni ukuvuga amagi, isukari, ifarini, amavuta makeya, akunyu gakeya, ushobora no kutagashyiramo akunyu. Ibyo ni byo by'ingenzi, ariko ushobora no kwiyongeramo n'ibindi bikurikije na creativity yawe. Ukuntu ubigenza rero, umena amagi, ashobora kuba ari atatu, tuvuge atatu cyangwa se abiri, noneho ugashyiramo isukari bijyanye n'ikurikije nawe ugiye kugaburira. Niba ukunda isukari nyinshi cyangwa niba ukunda gakeya, ushyiramo akajyanye n'iyo farini yawe. Noneho ugashyiramo amata, ukavanga rwose, ukavanga ku buryo biza kuba cya gikoma gifashe. Ugashyiramo na ya mavuta kugira ngo bitaza gufata hasi mu ipanu. Ibyiza nyine ni ukubiteka mu ipanu yagutse, ipanu ifunguye. Noneho rero iyo byose bimaze guhwana, byabaye rwose igikoma kitarimo twa tuntu utubumbe tw'ifarini, byabaye nk'agakoma rwose, urayiteka noneho ugategura aho uza kuyitekera. Hano rero twari turaza gukoresha ishyiga rya kizungu. Ndafatanya n'umwana wanjye kugira ngo nawe abyige, asanzwe nyine amfasha kuko akunda ibintu byo mu gikoni, niwe turi kumwe mu gikoni. Yamfashije no kuvanga ibi byose kuko ayikunda crepe, ariko mbangira ngo nawe abimenye. Burya biba byiza iyo ugiye guteka ibintu bimwe na bimwe bitagoye, ko bikorana n'umwana ndetse n'indi mirimo yose, kugira ngo umwana azayitore kandi ajye akomeza nawe kubyikorera igihe bibaye ngombwa. Twagiye rero, igikoma cyacu kirabonetse, ifu yacu yabonetse, noneho tugiye gutangira guteka. Ufite nka rushe cyangwa ufite igikiko kinini, cyangwa se ushobora no gusukisha icyo wayiteguyemo, nta kibazo. Uracana umuriro rero, numara kuwucana ushyireho ya panu yawe. Ipanu nimara gushyuha, kuko twashyizemo amavuta muri ya farini yacu, ntabwo ari ngombwa kongera gushyiraho andi mavuta, ariko iyo bishobotse, iyo utayashyizemo ushobora kuyashyira ku ipanu noneho ugiye guteka. Njye rero nta andi mavuta nongeramo, kuko mba nayavanze na ya farini yacu. Ariko ushatse wowe wayashyiramo, ariko kuko nirinda amavuta menshi mba nabiteguranye. Noneho rero mfata irushe wenda imwe ngashyira ku ipanu,
ni nk'uko nyine wateka umureti, urabizi ukora ku buryo nyine ikwira ku ipanu, ushyiraho umureti ku ipanu yawe. Urasuka rero tuvuge wenda nk'irushe imwe cyangwa ikiyiko kinini kimwe, noneho ukagishyira ku ipanu, ugakora ku buryo bikwira hose, ukabikwiza hose, ugashyira ku muriro mu munota mukeya cyangwa mu minota mikeya biba bihiye hasi. Uzabwirwa nuko utazabona iyi farini isukika hejuru, uzabona nyine bigiye gufasha bimaze gukomera. Uzabibwirwa kandi nuko ibara rigenda rihinduka ku rugara rw'iyo crepe yawe. Nubona rero ibara ryahindutse kandi nta yumutse, uzamenya yuko igihe cyo kuyihindura kigeze. Uko ibifashe rero ku ipanu, ukora ku buryo uyikura ku ipanu ukareba ko hose yavuyeho, noneho ukayifata na rushe yawe na cya kiyiko ukihindura ibiryo, noneho ukayihindura. Hari abantu baba bazi no kuyihindurisha rwose bakayijugunya hejuru, nko kurya hari abantu babikora no ku bugari bakayitera hejuru ku buryo yihindura, iza kumanuka yihinduye ikajya ku rundi ruhande. Nta yandi mavuta nongeraho nyine kuko biba bivanze n'ifarini yanjye, ariko ushatse wakongeraho andi mavuta bitewe n'uko ubishaka. Ngewe rero kuko mba nabivanze nta yandi mavuta nongeraho, ndayimanura, nayihindura nkayireka nanone igashya akanya gatoya neza hasi, ibihiye nkayishyira ku isahani, ngatangira indi ya kabiri nanone mfata rushe imwe nkayishyira ku ipanu yanjye, nkayikwiza ku ipanu yanjye hose igakwira. Yamara gukwiraho nkategereza umwanya mutoya igakama, y'amazi agakama yose y'ifarini. Narangiza uzabona nk'uko nabikubwiye ibara rirahinduka no ku ruhande, ukabona yakamye, nta mazi, ntabwo ikiri likide. Noneho nkongera ngahindura ikajya ku rundi ruhande. Ubwo rero bitewe n'ibyo nateguye byose mbigenza gutyo, nkagenda nyihindura ngashyira ku ruhande gutyo, noneho paka ya farini yose irangiye nayiteguye. Ubwo rero kira ku ruhande, noneho byamara gutungana byose ngasukura aho nateguriye ibyo bintu nkabibika, ngahanagura. Hari igihe usanga ifarini yaguye aho natekeye cyangwa aho nabiteguriye, biba byiza uhise ukora isuku, kuko ifarini iyo utayihanagura ako kanya bimataho, ugasanga biragoranye kubikuraho iyo utegereje ikindi gihe. Mu gikoni biba byiza iyo ubikoranye n'isuku kugira ngo utakura n'ibindi bibazo, kandi isuku yawe ikomeze kuba nta makemwa. Ubwo rero crepe zacu zabonetse, zirasa neza, ndabyishimiye. N'uwo twabiteguranye murabona ko aba yishimye. Ushobora kuzirisha ubuki cyangwa se confiture, cyangwa se ugashyiraho na beurre, abakunda beurre. Ushobora no kuzirira aho ngaho kuko nyine haba harimo agasukari, ibiryohereye. Ukaba wabinywesha icyayi, cyaba icya mu gitondo cyangwa se amata, ubikurikiye n'uko wowe ubyifuza cyangwa usanzwe ufata ifunguro rya mu gitondo. Ushobora kandi no kubirisha jambo, ababashije kuyibona, iyo ako kantu k'isukari gahuye n'akunyu ko muri jambo
nabyo biba ari byiza ukabizingira hamwe ukabirisha. Murabona rero umuryango wanjye cyangwa se abana muri rusange barabikunda, ujye ubibategurira uzasanga ari ibintu bibanezeza cyane. Ndagushimira wowe wadukurikiye, murabona yuko atari ibintu bigoye. Ushatse ifarini ntabwo bihenze cyane, agasukari nayo ntabwo gasaba gushyiramo nyinshi cyane, kandi ni ibintu bifata mu nda, ukaba wajya ku kazi ukakarangiza udasonze cyane kurusha ibindi bintu bishobora kugutera ikibazo. Murakoze rero, mugire amahoro, ndagushimiye kandi ndashimira uburyo mukomeza gukurikira ibiganiro byacu. tuzajya tubibagezaho ku bwinshi, tuzajya dukomeza kubibagezaho kuko mwatugaragarije ko mubikunze. Mugire amahoro. Niba hari n'ibindi mwifuza ko twabagezeho, ntimutinye mubitugezeho, tuzabibategurira tubibagezeho. Njyewe wabategura kino kiganiro ni Celine, urubuga ni Ntayorwa. Mugire amahoro n'ubuzima bwiza.